narahisanze mba hafi ni Toronto. Ibyabanje nyine kuncanga nkihagera urabyumva ariko umaze kumenyera. Ndi umunyakanada rwose, aho ushaka hose muri Canada nahakugeza. Gutwaye urumva rero ko umaze kumenyera. Aho ngo bibiti ngo byera amafaranga ngo ufuri ushobora kugenda ngo umufitana umujye gufata amafaranga y'ubuntu kuryo ugenda ugatora ayo ushaka. Ibyo bintu rero njya numva abantu benshi bakunda kubivuga. Igiti sindakibona ngiye. Wari uzi ko buri muntu wese cyangwa nawe agiye uzi ko ari ibiti byeraho amafaranga mugenda mukayoraho. Nyine kujya muri kera kumvaga Canada ukumva ko ari mw'ijuru ugiye. Hagiye nayo nyine numva ko ari nko kuyora. Vuga n'ibyo byose biwacu barakize tu. Utangira gutekereza etaje ugiye kubaka cyane ntangira gutekereza ukuntu abantu bacu bose nzabagura mu modoka nyine kwa ko kera twakora tukana nk'umuntu ufite imodoka nziza cyangwa igipangu ngo afite umwana w'iburayi ngaba muri Canada cyangwa se abantu muri Canada nibo babikoze ngo afite abana babiburayi kubura niba atira kirakizo ibintu nk'ibyo akavuga ati ngiye nzagikuba kabiri ngatangira no kujya mu Nigeria yahajya iki kizu nicyo ngiye kubaka urana Nigeria kuntu bakina mu bizu byiza ikira kimwe kizaba icyanjye numva ari uko nguko ariko naho nyine nasanze ni mwisi pe ni mwisi byari bisanzwe gusa ariko ntabwo ari kimwe ni ryari ukigerayo wumva ushaka kugarukira muri Afrika byize bikubaho akibuza kugarukira muri Afrika ikavuga ati byibuze ndumva nakwisubira muri Afrika byize bikubaho igihe twageze rero cyari igihe buryo ari ibintu Imana ikora nyine ukabyita nk'ubujiji ubona ko ari ibisubizo by'Imana bijya bigusha abantu cyangwa abantu bakitotomba buri muntu wese aba afite ikintu kimukomerera cyane ari umuntu akubona ko hari uko nahageze nahikaga umwana nyine ko abandi babatwara muri stroller Wewe naye kumwana ntago hari abahika abana mu mugongo ukabishira mu mugongo ukanajisha ukanatwikira ne ajisha rwose ngashyiraho nakantu ko kwifubika nk'umusirimu w'Ikigali umuntu akanyembaza ko si umugore yazungurikiye ahetse umwana yaza nabona ari kunyenya abana agiye kumbaza ngo no English nuko gatumga ati no English agahita yisubira kugira ngo mwikure bambwira ngo no English Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Amahoro y'Imana rero abe kuri mwebwe mwese mukurikira munakundi ibiganiro byacu no kuri tubaye ikaze na karibu mu biganiro byacu by'uyu munsi ni ibiganiro by'umwihariko kandi ikiganiro kidasanzwe. Turashima Imana ku byo yagiye dukoresha, turashima Imana ko yaturinze, turashima Imana ko yabanye natwe mu ngendo zitandukanye mu bihe bitandukanye mu mirimo itandukanye. Imana yacu ishimwe cyane. Ushobora kuba utameze neza, ushobora kuba ufite ibibazo byinshi cyane kwibaza se Imana waranyibagiwe. Ntabwo Imana yigize kwibagirwa ahubwo ugiye nk'iki kirageze kugira ngo yigaragaze kandi kwireke ko ariyo Mana ishobora byose. Ngize umugisha rero wo guhura n'umubyeyi wanjye, ni inshuti, umujyanama, n'umufasha mu bikorwa byacu bya buri munsi. Bitwa Amina Akanyana, akaba ari umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Musure YouTube channel yitwa Power of Prayers Ministry. Ubu rero nanjye Imana iranzamuye mu cyiciro gikomeye cyane, nyambukije imipaka inyicaje mu gihugu cyitwa Canada. Yesu ashimwe abo hakurya. Yesu ahimbazwe cyane. Murakomeye. Turashima Yesu. Nukuri reka mbere y'ibindi byose reka tubanze dushima Imana, ngusabe kugira ngo dusengere akanya tujye kwinjiramo kubera ko na akanya keza kandi kadasanzwe tujye kuvugiramo imirimo y'Imana ikomeye cyane. Amen. Yes. Turagushimye Imana nziza, gushimye imbabazi n'ubuntu ugira, tanga bugingo nshuti nziza. Gushimiye ukuntu uri Imana ya hafi ndetse na kure, uri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereje bose. Gushimiye ukuntu waturinze ukaturindira aho twari turi, warinze abanyarwanda muri rusange, urinda inshuti n'abavandimwe, warinze Pasi, warinze n'abandi bose. Turagushimiye. Aka kanya rero turi hano kugira ngo tuvuge imirimo n'ibitangaza ukora, ukuntu ugira neza bugacya bukira, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngo nubane natwe kandi biva muri kano kanwa bibi byo guha abantu amahoro, bibahesha amahoro, bihugura abantu kandi cyane cyane birushaho gushyira hejuru izina ryawe. Tugaye kaze ngo uzubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kandi n'abantu bari kure na hafi rwose mwese muhawe ikaze. Reka rero navuga byinshi yana nakuvuga kwinshi ariko reka nguhe akanya Imana ngumukira kudusengera na rino sengesho. Reka nguhe uyu mwanya mwiza
kugira ngo abantu bakurikira iki kiganiro tujye kubana mu buryo nk'ubu butandukanye baze kumenya Amina ni muntu ki, ninde tujye kubana uyu munsi nk'umuririmbyi, nk'umuvugabutumwa, nk'umunyamasengesho muri rusange. Yes. Yego murakoze cyane. Amazina yanjye bwite nitwa Amina Kanyana ariko Agasirino ko muri aho navukiye abantu banze bo muri quartier nitwa Verena. Verena. Ko rero ndumubyeyi. Tumutantu ba mu Bubiligi yitwa Verena ariko ntumbaze ngo abahehe simpazi nzi ngo mu Bubiligi ntituvugana. Uramunyibukije. Uko rero ubone mazina yanjye. Yego ndumubyeyi w'abana 4 ndubatse. Wow. Umunyarwandakazi ariko mbarizwa mu gihugu cya Canada. Canada. Bumva umeze gute uri muri Canada? Kuba muri Canada ni ibisanzwe nk'uko n'umuntu uri hano i Kigali bamaza ngo bumva umeze gute. Narahisanze mba hafi ni Toronto. Ibyabanje nyine kuncanga nkihagera urabyumva ariko umaze kumenyera. Ndi umunyakanada rwose. Aho ushaka hose muri Canada nahakugeza. Gutwaye urumva rero ko umaze kumenyera. Aho ngo bibiti ngo byera amafaranga ngo bufuri ushobora kugenda ngo umufitana umujye gufata amafaranga y'ubuntu kuryo ugenda ugatora ayo ushaka. Ibyo bintu rero njya numva abantu benshi bakunda kubivuga. Igiti sindakibona ngiye. Igiti sindahura nacyo. Ariko numva abantu benshi bakunda kubivuga n'ibintu bisanzwe nk'uko umuntu yaba ari hano i Kigali nyine ujya mu kazi ugakora ukabona amafaranga ariko ibiti byari amafaranga ntabyo. Hano hose kuri isi nuko biricyuya pe umuntu akanakakabira barara bahagaze ukora amanywa nijoro kugira ngo bashe kugera ku mafaranga nayo atari menshi cyane yo kukubeshaho. Ariko ibyo biti ntaho ndabibona cyeka niba ari intara yindi ntageramo bibamo. Ariko hari ikintu yenda kurikiye ashobora kwibaza nanjye umaze igihe kingana gute muri Canada uhatuye nk'umunyakanada wenda muri rusange? Uhatuye maze imyaka 11. Uhatuye? Yego. Kandi ubwa mbere ugarutse muri Afrika? Nubwo bwa mbere ngarutse muri Afrika. Oya nagari ubwa mbere sorry. Nagari nibwo bwa mbere ngarutse mu Rwanda. Ariko muri Afrika maze ubwa mbere naje muri 2019. Okay. Muri ibihugu by'abaturanyi. Ubwa mbere ngeze mu Rwanda nyuma y'iyo myaka yose. Ariko nagari iyo myaka gusa. Iranarenga 11. Ahubwo maze muri Canada ni 11. Ariko nagiye no muri Canada ndaherutse mu Rwanda. Wari umaze imyaka ingahe utagaruka mu Rwanda? 16. Genda umwana ngatse n'abamukecuru. Ngo nari umusore none ndashaje. Ni byiza ariko kuba ukorera Imana 16. Turaza kuganira byinshi no mirimo y'Imana uyihangane ndaza kubaza byinshi aho ikintu kinshimisha nuko ukomeye ku mirimo w'Imana kandi ngire ngo byinshi cyane Imana agiye bigukoreshereza uri hakurya kuko ngire ngo twamenye kubw'umurimo w'urukundo wo gufasha abantu bababaye. Supporting ibikorwa hamwe n'abana afite ministry twa Amina's Kids Ministry kagira na Power of Prayer Ministry. Urumva afite ministere ebyiri kandi zikora umurimo w'Imana. Afite abana bakunda abantu bababaye. Bose bavuye muri Canada? Babiri bavukiye mu gihugu cy'abaturanyi abandi babiri n'abanyakanada. Reka twinjire rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Byose biraza kugenda neza. Iyo ni nakanyamafashe kugira ngo rwose nanjye mbagerere kure. Sinciyagaye rwose singeze muri Canada. Myaka igeze kuri ine nkora aka kazi hano ku Mpanuro. Handi nagiye nkora mu buryo butandukanye no bwa mbere nganiye n'umunyakanada. Imana ngubu yanzamuye mu nterejo ubundi abantu nibahambona bazavuga ngo nta bimenyetso babonye byo kurenda kujyayo. Ntavuga kuba amakuru mbese. Nuko barabona ufite inyinya bakagira ngo hari irindi sano dufitanye. Baze mbaho amakuru. Yes, no kuvuga ngo ikintu cyo koze ngiye kukubaza uko u Rwanda warusize yenda ushobora kuba sinzana wari utuye icyo gihe mbere yuko uva mu Rwanda. Ikintu cyagutunguye cyangwa se cyagutangaje ukigera hano mu Rwanda niki? Bitandukanye nuko watekerezaga ndetse nuko wasize nuko wabonaga mu biganiro n'amakamera yacu tuyazengurukana ahantu hatandukanye. Niki kintu cyagutangaje? Ikintu cya mbere cyantangaje mu bintu natekerezaga mu Rwanda cyantangaje ariko cyane nuko kino gihugu gifite isuku. Kiri clean? Kiri very clean. Ikintu cyantangaje cyane. Ikindi kintu ni cyo kuntu ba monitoring no gukontorora abanyabiziga. Sophie bo ntago zaba zitaragukubita nk'ibi. Zarakubita imirabyo. Umurabyo pya.
ibyo bintu rero byaranejeje cyane kandi numva nishimiye igihugu cyacu yego ya kiri clean kandi abanyabiziga utwaye mu kavuyo ntago polisi zibwa zirukanka ku bantu cyane ahubwo bagukurikiranira hafi batakwirukanseho message murira kuri telefone tibara kuri telefone ati ibyo hari urimo twakubonye kandi batari bari mu muhanda ugenda kibaza ibintu byabereye ati hano niko bigenda tuwarenze Sophie iterambere urabona ko riri kugenda ryavansa ryateye imbere cyane ku bijyanye no ko abantu uko abantu babona uko inyubako n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye byo cyangwa rero inyubako naratunguwe nyine hano i Kigali harubatse pe harubakitse kandi harasobanutse yego hanyuma abanyarwanda nyine ni abantu ubona bose barakangutse nta muntu sonete rimeye ubu ngubu yego ikindi cya kabiri ni uko ngenda amapantaro yari ataraba common cyane ariko nari mpagaze Nyabugogo nabaza abantu nka batatu bambaye amajipo abandi bose n'amapantaro mbere wambaraga ipantaro bagatangira gukubara mu kindi cyiciro bakakuba turiya muntu tubaravuye i Kigali wambara ijipo akavuga ati wowe uturutse he ubundi wowe wambara ijipo guti nyine nanabaje umuntu twaturi kuntu ese nta mudamu hano cyambara ijipo ipantaro ateye imbere cyane ku yindi level shimiye abantu bajyaga bavuga ko kwambara ipantaro n'icyaha uyu munsi bakaba basigaye banazirara n'amakoro nuko nabyo nyine nibyo bintu byatumye ndavuga nti okay iterambere ryaraje ariko muri ADPR biracyari ntabwo nyine abakristo bakibika ariko mbere kwambara ipantaro muri ADPR byari icyaha n'ubundi banza batarabizurura ariko abari mu rusengero ariko hanze hari n'abadeperi sigaye mbona bazambara ngo ikishyiraho bakanatebeza ahubwo bakazambara rwose ariko mu rusengero amajipo aracyemewe yego ni byiza cyane reka yenda turaza kwinjira muri byinshi by'umwihariko ko nk'umuntu ukora umurimo w'Imana cyane cyane ariko reka nkubaze kuri iki kintu cya kariyeri yawe yo gukora indirimbo umuvugabutumwa usenga uramya amasengesho ndetse mu by'ukuri indi mirimo ishinzwe mu itorero ariko reka tujye ku cyiciro gikomeye cyane cyo kuba umuririmbyi wo mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana byo bimeze bite byaje gute habari uzihereza abantu kugira ngo twumve ukuntu watekereje kuri kino kintu mu buryo nk'ubu bukomeye cyane yego nakuze nkurira muri Sunday school natangiye kuririmba ariho ndirimba numva kuririmba ndabikunze ku rundi rwego kandi nacyana bikunda n'uyu munsi nibyo bintu rero ni enjoyinga ndaririmba nkumva biramfashije nkumva biranejeje nshobora kuririmba iyo ndi kuririmba ntago mba mbona nkaho ndi mwisi bafite umunezero utandukanye n'ibindi bintu byose ko rero kuririmba ndabikunda nakuze ndirimba mu makorari bigera naho numva ko mbishoboye cyangwa se ngize ubushobozi naririmba ku giti cyanjye ndanabigerageza iyo mbonye umuntu bimfashamo birakorohera ko yenda n'imirimo n'izindi nshingano za kibyeyi n'ibindi bikorwa birakorohera cyane yenda kugira ngo ubashe gukora umuziki kuko hari benshi bari hariya kubika nguma ko akoresheje umuziki yani Kigali kandi ari hariya muri biriya bihugu wowe ukoresha ubuhe buryo mu gukora indirimbo amajwi n'amashusho kugira ngo tuze no kwinjira mu bihangano byawe tunakubazaho bimwe kugira ngo tujye rero nkoramo amajwi n'amashusho nyine shaka umuntu ubimfashamo umuntu w'umucuranzi n'umuntu uri kodinga ubundi nkajya muri studio nyine ngakora umuziki nkaririmba ubundi rero akandebera akambwira ngo ni byiza ntabwo ari ibintu byoroshye bisaba kwitanga ariko kandi ku murimo w'Imana ibintu byose no kugerageza ntago duha Imana akanya gasagutse kuba wumva ko iyo ndirimbo yikoze hari n'undi yazafasha kamukura mu bwihebe rero turitanga ntago dukoresha akanya gasagutse ahubwo duha Imana akanya kose kugira ngo Imana nayo bidufashemo indirimbo wayikoze ya mbere ryari indirimbo ya mbere indirimbo zingi buri muri rusange nayikoze muri 2017 ariko sinabona uko mpita nyisora hanyuma nyishyira audio yayo hanze muri 2021 ndabona so indirimbo ifite na video rero ubu ngubu maze gukora indirimbo zigera mu 10 ariko ntago ndazisora zose ariko imwe irasoka very soon. The Power of Prayers Ministries. Imbabazi niyo ndirimbo yawe ya mbere bimeze bite? Niyo ndirimbo yanjye ya mbere yabashije kujya public. Hari izindi nakoze ntabashije gusohora ariko
turirimba niho gatoya uri mu mavuta kuririmba ndagerageza twagiye angabira umurimo akanwa kanjye nigateze gutuza nzabwira bose ineza yangiriye yamenye kera ntarabaho yarandoranije angabira umurimo akanwa kanjye nigateze gutuza nzabwira bose ineza yangiriye imbabazi ze urukundo rwe gutabara kwe no kurinda kwe nibyo mushimira agira neza Yesu nibyo mushimira agira neza Yesu. muzaze kuri YouTube ye musure muri kano kanya The Power of Prayers Ministry cyangwa se bandikemo imbabazi by Amina Akanyana uraza kugenda ubone iyo ndirimbo uyumve birambuye. Ubwo rero iyi ndirimbo itumye ninjira mu yindi part ivuga ngo ibyiza Imana yagukoreye yagukunze kera byagenze gute kandi niko kuri ufite ibimenyetso ba abandi hano harimo n'ababuze basenze bagize gute ariko Imana irakuzamura genda kuzamura gutso natandukanye igeza naye gutuje mu gihugu cya Canada uyu munsi witwa Canadian. Ubu uri hano muri kino gihugu ubu ugize n'akarwaro rwara ambasade ya Canada ni yatabara mbere umuturage wacu baza kunkurikiranira hafi yego ubundi uraza kudusangiza mu buryo runaka mirimo Imana itangaje agiye gukora binatuma uyu munsi n'umuntu ushobora kuba yenda uri muri icyo kiciro ushobora kwinspira abantu bati Imana irakora Imana igira neza ese nawe waburuhijwe cyangwa gute nihe mirimo y'Imana yenda gukore muri icyo gihe yenda kugira ngo tuninjire uko Imana yabikoze kugira ngo wisange muri Canada mu buryo umuntu dukurikirana ashobora kuvuga ati reka nanjye nicare numve uko ngiye gusenga Imana izansubize nk'uko yashubije uyu mubyeyi. Icyambere nabwira abantu ntawe pasumbajije icyo kibazo Imana yacu irasezeranye gasohoza kandi Imana yacu ni Imana y'imbabazi ni Imana itarobanura abantu ku butoni mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera n'abantu ikamwemeza n'abantu hanyuma ikintu Imana yankoreye by'ukuri Imana yangiriye neza irantoranye ngabira umurimo kera ndi umwana muto Imana ambwira ngo nzakora umurimo wayo hanze kandi ukareba ugasanga nturagira ni Kigali hagera niko byari bimeze nari ntaragera i Kigali nkumva rero ariko kandi icyo gihe ndi gusenga imbwira ngo azakora umurimo wayo hanze nafite ibindi byifuzo nandi mu ishuri tsindwa cyane nshaka gutsinda najya gusenga ngira ngo Imana irambwira ati ejo uzatsinda turankome cyangwa uzabona amanota meza bigende neza nkumva ahubwo Imana irambwiye ngo uzakora umurimo wayo hanze nkumva rero ni ibintu bitangaje ariko ndavuga ntubwo ari data wabivuze mugane wa yandirimbo bizabizoje ubwo ari data wabivuze bizoshika imvugo ye ni ihame. Ubwo rero nkora umurimo w'Imana hanze atari mu Rwanda hanyuma noneho iza mbabazi zayo Imana iza kumpitamo nisanga muri Canada pasi kugira muri Canada ntago nigeze na applyinga visa ya Canada kugira muri Canada ntago ari nge witegeye oya kugira muri Canada ijuru ryabonye ko mbikwiriye rirahangeze none se izo technique mukoresha kuri tikesi yawe ntiwapplyinze watoranijwe gute cyangwa nibanga ry'akazi ibyo bintu rero ni bya bindi Imana ikora Imana ikora biradutagaza ariko umuntu azaza akambwira ati byayenze bite bigenda gute nabibwira ariko mu by'ukuri ubanza n'icyo gihe nagiye iyo baza kuza guterana bakavuga ngo amafaranga yo kwishyura visa naya amafaranga yo kugera muri Canada twagiye turi abantu bane icyo gihe bwacu banza tutari kuyabona njyaye kabiri n'umutware tugendera rimwe yego rero amafaranga muri famiye yacu icyo gihe niyo twari kubona ibyangombwa byose cyangwa ntabwo twari kubona n'amafaranga duherekeza cyangwa bigende neza rero Imana irabikora nisanga ageze muri Canada kandi mpagera mfite permanent resident wagezeyo nahaguruka hano muri ubwo niyo twita green card ni y'Abanyamerika ubwo wacu ni permanent resident of Canadian permanent resident Kuno nisanga nyine Imana bya bindi gikora urira indege urumva wari ugiye kurira indege bwa mbere
muri icyo gitangaza mbabarira umbwire warasinziriye sengesho se ndashaka kumenya wagiye kumva wumva se baragutoranije cyangwa n'umuntu narasengaga ahantu hose ngiye Imana ikambwira ngo mwana wanjye nguhaye visa ntabwo yigeze mbwira visa ahubwo uzankorera umurimo w'Imana hanze ahora ndi mu gihugu cy'abaturanyi ntari mu Rwanda nkumva ngo ni umurimo w'Imana ndi kwamba basaba abantu uyu nguse nkorera hano ndabyizera nka barisiye ko ndi umuririmbyi kandi ko no guhanura amanura y'Imana imbwiye nzakora umurimo w'Imana hanze hari nze hano ko ntari mu Rwanda ni ariko noneho ngiye kumva numva baraduhamagatiye gukora interview ya mbere muri embassy yes muri embassy abanyakenya bari baje baselectinga abantu bashaka kujyana abantu muri Canada yego noneho baratubwira ati amazina nyuma baselectinze namwe arimo se hano ko batajya bahagera abo bantu hano ko batajya bahagera mbondagenda nefite umwana nkimara kubyara afite uruhinja rwiza surira ari igikobwa cy'inkumi kiza cyane kiryoshye cy'amezi 2 nirwa nkina nacyo ndirimba amezi 2 abuji 2010 barambwira ati uzagenda dukora interview baravuga ngo ukiye baravuga ati bayitinze umutwara ariko arabaza ati si interview ni muri bandi ariko urumva sure n'umwana n'amasezerano muri bandi noneho baratubwira bati turi abanyakanada tujya tubitegereje noneho umwana amaze gukura noneho ntwitinda yasobene nkimara gusama ko gwanjye wa kabiri nibwo rero baje baravuga ati burya Canada yabahisemo ati mwebwe mwaratoranijwe souvenir twese tumwita souvenir amazina afite nko souvenir umukobwa wa kabiri none se surire souvenir y'Imana Imana yaduhaye yego souvenir urwo rwibutso urwo kujya muri Canada rwo kubona ayo masezerano ya visa surire yari inseko y'Imana surire ni inseko y'Imana ari insekeje mama we smile of God yego niwe nseko y'Imana ubwo rero noneho nyine Imana yabivuga koko hanyuma marasama souvenir bigiye cyitwa mubyara nyine ubwo urumva process zirakomera twakoze medical mutwite ariko banga kunyana kuko indi yari maze kujya amezi 7 aho banze kuba danger maze kumubyara dusubira nyine nyuma kongera kubikora ariko nabikoraga batubwiye ati ni muze abantu bagarutse bari ko bashaka tukagenda tukajyayo tugakora utazi n'ibyo uri gukora pasi kuye turabirangiza bisanga muri Canada by'ukuri bisanga muri Canada inzu yawe iteguye irimo igikoresho cyose ibyo kurya ari furu ibyo kurya ni byose nyine biprovidinze yego ntiwagize ngo uri kurota ntiwagize ugira ngo uri mu nzozi hari Imana ikora igitangaza hari Imana agize kunkorera none nge nkajya ngenda avuga se ni njyewe nkikoraho kugira ngo numve niba ari njyewe cyangwa nasinziriye twaniye n'urumva kujya muri Canada anajya nkunda kubwira abantu uretse ko mwarahagugurinze mwaramenye twibwira ko ari nko hafi no mwijuru tugiye ariko ni mwisi twagaze kwafata burya hano naho ni mwisi burya hano bagenda n'amaguru naho unate kugenda n'amaguru cyane ariko numva ko natekereza Canada numva ko nta kugenda hasi numva ko bagenda mu kirere ukuntu abyumvaga nyine byari wari uzi ko buri muntu wese cyangwa nabagiye uzi ko ari ibiti byeraho amafaranga mugenda mukayoraho nyine kujya muri kera kumvaga Canada kumva ko ari mwijuru ugiye hagiye nayo nyine numva ko ari nko kuyora ubwo nibyo byose biwacu barakize tu utangira gutekereza etaje ugiye kubaka cyane ntangira gutekereza ukuntu abantu bacu bose nzabagura mu modoka nyine kwa kera twakora tukana nk'umuntu ufite imodoka nziza cyangwa igipangu ngo afite umwana uri Burayi ngaba muri Canada cyangwa se abantu muri Canada nibo babikoze ngo afite abana babi Burayi kubura niba ati kirakizo ibintu nk'ibyo akavuga ati ngiye nzagikuba kabiri ngatangira ngatangira no kujya muri Nigeria yahajya iki kizu nicyo ngiye kubaka urana Nigeria kuntu bakina mu bizu byiza ikira kimwe kizaba icyanjye numva ari uko nguko ariko naho nyine nasanze ni mwisi pe ni mwisi byari bisanzwe gusa ariko ntabwo ari kimwe na hano muri Afrika uko byamera kose byari byo byose Imana yagize neza no kuri yarabikoze ndashimye kubera ko hari ibimenyetso birenga kimwe tubona tukavuga ati Mana urahambaye Imana iteye ubwoba hari ubundi buryo ngire ngo abantu benshi cyane bakunda kwibaza cyane yenda bimwe wagiye wiyumvisha niryari ukigerayo wumvisha kugarukira muri Afrika byize bikubaho akibuza kugarukira muri Afrika ikavuga ati byibuze ndumva nakwisubira muri Afrika byize bikubaho igihe twageze rero cyari igihe buryo ari ibintu Imana ikora nyine ukabyita nk'ubujiji ubona ko ari ibisubizo by'Imana bijya bigusha abantu cyangwa abantu bakitotomba twageze mu gihe cy'ubukonje noneho ubukonje ariko bwadanje kubwo bukonje twasanze muri 2013 kuko twageze mu mpera z'uwo mwaka
bavuze ko bwari buherutse kuba imyaka 30 ishize nkagera ari mu bukonje bwa danje hasi hanze ushobora kumara ukwezi nta muntu urakugeraho mu nzu ukwezi umeze nk'ufunze uri ahantu nyine udafunze ariko susohoka ukajyayo kandi unasohotse ukavuga ati ndaza kuyoba kandi ninyoba ntaramenya icyongereza cyo kuba nakidefanda nanajya kubabwira aho ntuye nkabivuga mbicuritse no English translator ne wasabaga ba translator telefone zigendanwa zari zitaranazikira twakoreshaga home phone tugiye no kugenda afite telefone nziza bari banguriye mbyara umwana wa kabiri baguhemba rwose bampemba ngiye kuza ngisigira umuramu wanjye ati ngiye muri Canada nzayankoresha indi telefone yatanje hageze rero twanza gukoresha home phone kuko niyo bari kuyikoresha suko nari ntaramenya icyongereza cyinshi nari nifite n'umwana muto nkavuga nti nta kibazo nanasoka rero nkavuga nini ngenda ndahera ko nigeze kugenda bwa mbere nkihagera arambaza ngo ntuye he nkajya mvuga ngo ni village green habicurika navuga ngo ni green village kandi ahantu twari tuye ari village green green village byo ni umuntu yashaka kumfasha bikamucanga akavuga ati yo none yashyira no anababishoboye akaba yashyiramo bigacurana akavuga ngo ubuze village green yego ariko habaga hari umuryango w'inzu hari umuryango wa apartment warayobye ukayoba gusa se kwirirwa uzunguruka kandi ari aho ngaho cyangwa se kwinjira ahantu ukaza kuberwa aho winjire bigatuma rero ngo mu nzu kugenda hera kavuga ati none ugatuye ati sinkeneye kongera gusaba abantu mbona bamura nayo kuko umuntu waho n'umwirabura benshi bari bavugaga icyongereza urumva bavuga nti se icyongereza cyane hashaka umuntu uvuga igiswahili ntiwamubona haguma mu nzu rero kugira ngo ntaza guhera umushyitsi wanjye namwe ati tukigerayo kubera ko tutari tuzi icyongereza twari twiturukiye mu buzima busanzwe bwe hano mu Rwanda twabagamo ahantu hamwe ku gasozi abantu benshi bari batuyeho ngo bahagera kubera ko atazi icyongereza ngo arakajambo yari yavuga ati wowe n'ujya wumva kwisobanura bitabiye ukivuga ngo no English translator nawe buri muntu wese aba afite ikintu kimukomerera cyane ari umuntu akubona ko hari uko nahageze nahikaga mwana nyine kuko abandi babatwara muri stroller rero nahika umwana ntago hariya bahika abana mu mugongo ukabishyira mu mugongo ukanajisha ukanatwikirane rwose ngashyiraho n'akantu ko kwifubika nk'umusirimu w'ikigali umuntu akanyembaza ko si umugore yazungurikiye ahetse umwana yaza nabona ari kugenda abana agiye kumbaza ngo no English nuko gatumga ati no English agahita yisubira kugira ngo mwikure bambwira ngo no English nawe ujya kuvuga ati cyo koza hari ibintu byarabaye umuntu adashobora kongera guholding utangiye kumenyera ubuzima buranatangiye akazi ka mbere wakoze byari bimeze bite kugasaba kugakora kugatangira kwiyadapta kumenyera icyongereza bisanzwe byo systeme yo wayinjiyemo gute iyo systeme rero njyewe ntangira akazi by'ukuri natangiye akazi ngenda namaze kumenya icyongereza kuko ntangira hari amarevo dutangiraho hariya kwa gihugu nari mvuyemo cyari kivuga icyongereza ariko ni kwa kundi tugera hariya n'abanyarwanda benshi bikunda kubabaho bahagera icyongereza bazi kuvuga bakumva ko ikivugo hari abyo bitandukanye kumva ari utakiza ariko geze mu ishuri kwa ko nafite abana batoya abana ubwo narabazanaga bakajya mu madaycare nanya nkajya kwiga icyongereza nta kazi nari gufata kubera ko umutware yari yamaze gutangira akazi deja je ntako nari guhita mfata kubera ko byari kugorana cyane mfite abana batoya ubwo rero ntangira nyine kwiga icyongereza nk'abandi ariko banyimuraga buri kwezi kubera ko byageze mu ishuri ntangira kunza kubona ko biba ngombwa ko byabaga ngombwa ko nkominikana n'abantu banderera umwana n'abantu batangira kuvuga icyongereza ubwo nyine ndabanza ndakiga ntangira kwiga n'abahinde n'abachinese nuko nguko tukadukominikana buduma tukaba inshuti kandi ariko tutazi n'icyongereza ariko tukavugana mu marenga ariko buri wese akabyumva twagize inshuti pe ururimi ni ikintu gikomeye cyane ariko abantu bose bito bibona iyo se aribona ko abantu bose turi kimwe usibye amavukiro n'indimi zituvuga n'ibindi byose n'uruhu n'abantu bose bari kimwe nese arakuhagera ugasanga umushinwa yaje guhaha nawe waje guha nta hayi azi kuvuga nta nawe azi kuvuga murira mu ishuri rero niryo ribasobanura ikavuga ati mwese muri ku munzani umwe muri bamwe mwikugira abantu bahatari sasa urumva wagiye ufite isezerano ryo kugomba kuvuga ubutumwa hehe muhanzi ese hari andi mahanga utegereje oya ntaho hari andi mahanga arenze Canada nabaye ngombwa ngo mve muri Canada nagaruka mu Rwanda true akindi gihugu mfite icyifuzo cyakoze kubisura nko kuhagera ugiye gutembera gusa for fun ariko mvuye muri Canada nagaruka kuba mu Rwanda nicyo gihugu wumva nicyo gihugu cyane mandi no hagera kumva uri comfortable bana ndatuje kabisa tukaze mu Rwanda bari igihugu na compare na Canada asasa reka hari uburyo
wagiye wiyadabita muri iyo mirimo itandukanye wagiye ukora, ariko kugira ngo wibuke rya sezerano Imana yaguhaye, yanaguhereye iyo visa yo kugira ngo na permanent resident ya hariya muri Canada, wongeye kuritekereza ryari? mbona akomeje kubitekereza kubera ko abayisilamu batumye nabo nkunda Imana cyane, kuko benshi twahuraga n'Abarabu ya muri Canada. Muri Canada ni benshi bahaza cyane cyane n'Abarabu muri kiriya gihugu, no mu bihugu bindi ugakurikizaho n'Abakongomani. Abakongomani bo hariya ni gutya. Yego rero Abakongomani cyane n'Abarabu, ubwo rero nkabona ya masaha bagiye kujya gusenga, nta gusari batitaye ngo turi kubareba, batitaye ngo abarimu, batitaye ngo abazungu baravuga ngo nibiki, bakaza bitandiye batangira kujya gusenga. Nanjye nkiyerera nkavuga nti Imana, urabona uko bari gusenga kandi bahuye ari batatu, nanyuzamo umuntu duhuza ururimi tujye dusenga Imana, kuba bari guhamagara Imana yawe ntange tujye duhamagara Imana yacu. Nkumva ngize ishyari nabona bari gusenga, nkavuga ngewe ikintu umuntu cyose umuntu asenga agaciro, kuko basenga arawabo nako tugasenga Imana yacu, ariko nabo baba basenga. Ku munsi w'urubanza buri muntu wese azabazwa ibye. Hari indirimbo y'abatwara mucyo ngo buri muntu azivugira ibye nitugera imbere ya rwa rukiko. Iyo ndirimbo inyigisha ibintu bikomeye cyane. Rero nkomera, numva ndakumbuye, numva nongeye gukumbura imisozi twazamutse dusenga, numva nongeye nanjye gusaba Imana mu mutima, nkavuga nti wampa ahantu nzansengera. Ariko hagati aho ngaho twahise ko tukihagera, twahise ko dushaka urusengero hafi yacu rwari urw'aba Presbyterian, twinjiragamo tutanazi urwarirwo, ariko bavugaga Imana. Rero tugasenga, wahagera tukicara nkareba gutya, utarumva ijambo basomye, utari wumve na base. No bavuga guhaguruka, rimwe na rimwe n'ukuntu rero bavuga vuba vuba, special nk'umuntu ufite mikoro ari gupreachinga icyongereza cyari utarakimenya, barasigaraga. Mbona bahagurutse, nkahita nanjye mpaguruka mu kavuyo bya bindi, nabona bicaye, nabona basetse ngaseka ngataha utaza kunsambaza ngo basomye hehe, bigishe gucyo kwa Imana babonye ko nandi mu nzu yawe gusa ukishima ukavuga ati ukagenda wapanze umurongo wawe uri bwisomere. Imana yamonye ko nari mpari, sinzi ibyo bigishije, ariko bari kuvuga ibintu byerekanye n'iby'ijuru, bari kubwira abantu ubutumwa, bari bavugaga Yesu, nicyo cyo ndakizi. Ni Yesu ko ahantu nagiye atari n'Imana bavugana, ariko banabyumvishe. Rero ndabana ni Imana bavuga, ngataha ajya mu rugo kagaruka ushima Imana, gashima Imana. Noneho ntangira rero kujya ndirimba. Sasa none numva indirimbo tangiye kuza ndirimba ku giti cyanjye, nkirwa ndirimba mu rugo, ndirimbira abaturanyi, abantu bose bamenya ko ndi umuririmbyi, aba Spanish kwari turanyamya ko ndi umuririmbyi, Abarabu barimo bakajya banakeka ngo ni n'umusazi, nkajya hanze ngasoka ndi kuririmba, bagakeka ko nasaze kubera ko bari bazi ibyo, ariko batazi ibyo kuririmba uvuze induru. Ntago Abarabu bagira kora muri Islam nta korari bagira, ariko bakankunda nyine kuko nagwaga neza, bakavuga ati byose barimo bakambaza ayo Christian, nkavuga nti yes ndiwe. Nuko nguko nyine ukabona nabo baravuze ati okay, nuko nguko bakambaza ati izina rya Amina, sinigeze mba umuyisilamu, ahubwo n'izina bampaye ko Amina n'abayisilamu kandi uko bahamina, ariko uziko ari byo. Bakambaza ati ubundi wowe uri kwigurimba mu biki ko wari uwacu ukaba waragiye, ntiwasigeze mu umuyisilamu. Nuko n'izina Imana yampaye, Imana yaguhaye. Nubwo buzima rero Abanyarwanda se usibye mwebwe hari abandi Banyarwanda babaga aho hantu yenda mwakoraga muri histoire? Yes, aho ngaho rero nari ntuye, hari Abanyarwanda nko muri iyo city nari ntuyemo, ubwo ni quartier, ntago bari benshi cyane. Ariko nkihagera hari undi nashyikiyeho, umwe w'umuturanyi niwe wavugaga Kinyarwanda, ariko ntago twawujije cyane, ntago twakomeje gukomeza ubushiti kuko yari umupagani. Twahuraga bisanzwe nko muri activite z'abana, ariko tutahurira mu cyumba cyangwa nta mutungo ngo dusengane, kuko ntabwo ari umukristo bagagiye kumera akayoga. Ukavuga ati hari isezerano, nose ko bavuga ngo biriya bihugu kuko inzoga ni ibintu bisanzwe, kubera ko ngo harakonja, ngo bisaba ko ngo n'abapasiteri ngo usanga banywa akabyeri, ngo cyangwa banywa nayo marikeri yaremereye, kubera ko ngo haba hari ubukonje bukabije. Ngo muri ibyo bihugu birihera mu mpera z'isi harimo ngo za Russia, za Denmark, ibyo bihugu na za Canada gutyo, ho ngo haba ubukonje bukabije, ngo pasiteri ngo usanga yinywera rikeri, ngo kandi ngo ari kubwiriza Yesu. Simbizi ukuntu babivuga, ariko hari iwacu yo mu gihe cy'ubukonje ahubwo abantu banywa icyayi, ibintu bishyushye. Hari na wine ziri free zidafite alcohol, nizo rero bakunda kunywa, zino zisanzwe zorohotse. Ahubwo abantu banywa inzoga ntago ari kubanywa muri Canada nibo banywa inzoga cyane. Ikintu muri Canada nabonye benshi banywa ni itabi, ariko inzoga ntaho bihuriye, gusa nabonye benshi
pasiteri ashobora kubavugiriza ugahora ari gutumura agatabi. Nawe nabonye ntampase nabonye ariko ntaramenyera nyine ntamenyera igihugu na twavuye umuntu yavuye muri worship ariko uramya no guhimbaza ananezerewe nkambura abantu urani ijoro rifite mu ntoki sote musanga mu ikona ariko ngutabi kandi abakristo bagataba kamunyura hari kuri nta kibazo ukabona nta kibazo bamufite bitangiye kunca atese none iyi leta ni ibintu none umwuka byaramwe turaza kubyerekeza bivuga gutari ko abapasiteri barangiza kubwiriza bakanywa inzoga ntabwo ndabona n'ukuri nabinanga babyadukanye baba bagira nyine bashyiramo utundi tuntu ya siko bimeze mu gihe cy'ubukonje banywa icyayi bagashyushya n'amazu n'amamodoka uretse ko n'amazi akonje n'ubundi barayanywa hari ababara n'ukumenyera kuko n'igihugu bavukiyemo baramenyera umubiri wabo baramaze kwiyadapta ahantu ni byiza cyane hari uburyo urumva abantu benshi cyane bari bazi ko wagezeyo batangira kujya banaguhamagara bakubwira ngo ese kutatwoherereza amafaranga kandi nawe utararikoraho yenda papa yagiye mu kazi ukasanga yenda mwari mwaratangiye kwishyurira inzu twari turatangira kwishyurira inzu ariko iyo utangiye gukora nyine ukabona uri kwinjiza menshi kandi nawe ntabwo wakonezerwa no kujya uhora ufashwa buri wese akora uko ashoboye nk'uko hano mu Rwanda uba uvuga ati ntabwo nkeneye umuntu uzajya ajya reka nanjye nshakira uturaka nibesheho ubwo rero hari ubufasha barabuduhaga ariko utangiye gukora bakabona ubufasha bushobora kuvamo ibitunga famiye yawe n'iki bwa bufasha baguhaga barabuhagarika kugira ngo bakomeze bafashe abandi cyangwa bazane n'abandi bakeneye ubufasha okay abantu batayiguha mushiki wacu bimeze bite ubwo bari batangiye bazi ko buri miliyoni bazajya bayifata bamwe bari batangiye no guhagarika akazi kabo bazi ko uzajya wohereza miliyoni ya buri kwezi nyine batangira kunyangira amavango natangiye kubirengagiza nta mafaranga mbohereza nkabwa ni ntayo mbona wanabwira umuntu yanakubwira ikibazo ukamubwira ati wihangana nta mfite ngo singura kuvanga uki kandi uri muri Canada nyine bumvaga ko ari ibintu birenze hari n'umuntu kera cyane yeze kumbwira ikibazo afite kuko yudakora hariya amafaranga baba banaguhana kugira ngo ukemuze ibibazo byawe hafi aho ngaho ariko baguha amafaranga utakohereza hanze ukire kuko ababazi yes baba bafite imibare myinshi mwereje 50 araga cyane avango wababona ngo bagira ngo hari n'iki bavanga umuntu umubwire ngo anyohereze 50 ariko umuntu nyuma y'imyaka nk'itatu yaje kuza muri Canada ndabimwibutsa ndambwira ni wari wavuze ati nta mafaranga bohereza ko nakoresheje 50 n'uzajya wohereza neze 50 zambwire ahageze nyuma y'umwaka nibwo yasabye imbabazi arambwira ati sorry urya 50 wampaye nabonye ko urya yarakomeye nabonye ahantu yari yaturutse imbabarire rwose navuze nabi uvuze icyo kintu nagira ngo hari usibye yenda abantu batandukanye n'icyo bumva ko kwa muri bihugu egare kuba ufite ibifaranga byinshi ni ibihe bintu abantu ngo nahe makuru ari long atari yo cyangwa makuru abantu benshi cyane bifite muri bo bibwira ku bantu kuri biriya bihugu bya Canada za Amerika n'ahandi nyamara atariyo yenda waruvuze kuri icyo kintu ndavuga reka nk'icyo kintu mazonye kubarizemo kugira ngo nacyo tukivireho rimwe ubundi twizire mu murimo w'Imana batuzinduye uyu munsi kugira ngo mbarize n'abantu tubatera amatsiko kabyara we jewe ndavugisha ukuri ko ntago naza kwiyemera hano hariya ahantu ukuri nagira ngo mbwira abantu amafaranga arahaba ariko bisaba kuyakorera hari abantu bakora ubuzi butatu bataryama bagakora bataryama abantu by'ukuri ayo mafaranga barayafite nabwo atari menshi yego noneho ikindi kintu nashaka kubwira abantu nuko uko umuntu hano urabona kuno hano muri Afurika baca abantu bataryama gakora cyane akaba afite akaduka hariya akaba afite agastudio akaba akora utundi tuntu tundi noneho Imana nayo ikabiha umugisha nibwo n'amafaranga azi rero hariya iyo ukora cyane kugira ngo ugire ikintu ugeraho nuko ubasha gukora utuzi nka tubiri utwo tuzi nka tubiri rero iyo ufite famiye urumva akanya kawe n'akanya ka famiye bari gakeya kugira ngo ubashe kugira kubona nuko amafaranga batekereza hariya arahaba arikaboneka kuba yakoreye n'abene gihugu ntayo babona adashoboye gukora utuzi tubiri ko n'amafaranga hara ntabwo bikunda kuko ubuzima burahenze cyane akazi kamwe kaba gakemura za bezo akane ugashaka kugasevinga aho amafaranga makeya ariko nabwo noneho kakandi nako kakafasha utundi tuntu ariko nabwo ntibishire byose noneho nakakandi ka kabiri ukaba wakuraho make ukakavaringa biriya kugira ngo ubashe gusevinga ariko nabwo make atari menshi cyane gusevinga amafaranga y'umuzungu aba yayabariye arabaze
ikintu cyose ni ku mubare arayaguha akabazi ngo urishyuramo biri n'iy'amazi imodoka urishyuramo internet urishyuramo telefone urishyuramo bikaribuze guhurira bihura ku buryo udafite akazi abantu bajya banarenganya abantu tuvuye nk'urugero nk'abantu bakuze hariya amafaranga babona ko batabasha gukora utwo tuzi tubiri n'abantu bajya bashaka barabikunze ariko kujyana ababyeyi hariya bashaje nta kintu bagiye gukora byatwa nuko bakicarana mu Rwanda ukabafata neza kuko biriya bihugu nibyo abantu bakiri bato bashoboye nabwo gukora abantu basonga rero ntabwo baba muri Canada na Amerika njya numva ngo abantu bageze mu zabukuru ngo barababarira inote zishyushye nta note zishyushye uretse ko hari amazu y'amaretirement noneho leta ikabishyurira ni nk'uko abantu baba bari mu byiciro urabona hari amazu First Lady Madame Jeannette Kagame yubakiye abantu bageze mu zabukuru hagiye hari gutyo ugasanga hano ku Kamonyi hari ahandi hantu hari cyangwa se ugasanga nk'ihuye hari agasozi kamwe ngo bajye ngo ari amazu n'abashyiramo abasaza bageze mu zabukuru n'abakecuru badafite abantu bo kubitaho niyo babazana bakashyiramo abakozi bo kubitaho mu Rwanda ibi bintu byarahageze yes rero ntago bashyiramo abakozi kuba ngo nabakozi gutyo gusa ahubwo ni hahandi babazana noneho bafata nk'ayo mazu abadashoboye kwishobora bakajya muri ayo mazu noneho leta igasapotinga leta ikabira aho kabafasha noneho n'abakozi nyine bakajyamo n'abandi bose bakabana mutuzi haba hari amashifti atandukanye amashifti 3 hari mu gitondo ikigoroba n'ijoro kugira ngo n'abantu bose rero babona akazi rero ntago baba bahemba ahubwo baba bagenera ibyo kurya naho kurara nk'ibisanzwe ni ikintu cyiza cyane hari byinshi twavuga ngo nefite amatsiko yo kumenya ibyo bihugu ngo tumenye ngo ubundi bigenda gute ngire ngo ni bikeya ushaka kumenya byinshi azasure Amina's Kids Ministry cyangwa azasure The Power of Prayers Ministry ikindi kintu gusa nakongeraho nuko wariya haruguru ahantu tuba education ku bana n'ubuntu yes abana bigira ubuntu minerivare hano usanga zaba miliyoni zarakakabije abantu icyo nicyo kintu cyonyine tubarusha gusa ariko ubundi ubuzima bwose ni bumwe habaye abantu baraburara bari n'abajya ku mihanda pe nari n'abasaba ku mihanda ariko iyo basaba bashaka amafaranga yo kugura itabi naho undi hano ikintu cyonyine tubarushije education kandi ndabona inanga habaye icyiciro cy'abakene n'abakene hariya nta umwana kereka byamunaniye ku giti cye cyangwa adashaka kandi hari abaragorogoza umwana akajya mu bintu ashoboye yego rero education nicyo kintu ubona kidasanzwe cyane rwose umwana ava mu wa mbere akarangiza high school utarigera ubona bavuga ati amafaranga yashize cyangwa se twamwirukanye kubera minerval cyangwa umwana reka kwiga kubera ko byagenze amaskuru basi nayo aba ari free ni free mwana ava muri jardin maternelle afite imyaka 4 kazangira afite 18 ajya kwiga bamutora mu rugo bamugarura ntazagira umuntu uga facture n'ijana university bagakomeza bakajya kwiga for free ntago ari free ariko babaha amafaranga noneho kaziga ariko bidahenze ku giciro nk'icy'umuneke ishuri ryose umuntu ashaka kwiga afite ubushake afite n'ubwenge araryiga nta kintu umuntu yananirwa kwiga hariya bavuga ko abanyafrika benshi batuye hariya bakora izo bitangwa ni fucking job zo mu makampani cyangwa se yine twatuzu ya mirimo bavuga ko iciriritse ngo kugira ngo ubone akazi ko muri office cyangwa kandi kazi nyine kamwe ko mu biro ngo ari ibintu bidashoboka ngo ku muntu wavuye muri Afrika is it true no kubeshya ahubwo by'ukuri nabivuge n'abantu nyine bajya babeshya ibintu ko nge sinaza kubeshya hano kuri kamera abanyafrika cyane mbonota abanyafrika immigrant in general kuko haba harimo abahinde abarabu niki bagira utuzi twiza kubera ko iyo babonye akazi bakarespecting iyo usanga bene gihugu bakina bakakoreramo ibintu bitari byiza no kubwo rero ntago ari ukuvuga ngo iyo wapurayinze bari ku iyo twapurayinze ahantu utanga resume izo resume ntago ziba ziriho amazina ngo n'amafoto no na amazina gusa hari igihe baguhitamo ari choice ariko kubanga akazi keza baragakora pe baragakora cyane kuko hari n'ababa bizerwa cyane mu birabura cyangwa se mu bayimigura kurenza bene gihugu nta kazi kaba tudakora kuko nka nuza nka city yacu umuntu harimo umudamu w'umudepite no murundi kazi
ni umurundikazi Mm. umudepite mu nteko y'u Burundi se yego no umudepite no muri Canada eh mu MP ni nk'umudepite eh no member of parliament muri Canada exactly kandi ni umurundi umurundikazi rwose ngo maze imyaka y'ingahe amaze I think imana ni ya gatanu umushuwa neza ariko ni ya gatanu y'imanda yes kandi biyamamazije hamwe n'abene igihugu abakubita inshuro abakutura baramutora abarundi barabayoboranye bose ubutura yari inshuti yanjye kera ariko ubu hari mu rundi rwego yego member of parliament ubusaga afite yes kandi azakomeza azamuka agenda ku rundi rwego rundi nka minister agara bizarangira nabe nka minister gose yazahita kwibuka yego reka twikomereze cyane twigire ku murimo w'Imana kubera ko hari byinshi cyane gukora umurimo w'Imana hariya byisanzuye noneho byimazeyo unakora izo ndirimbo unongera gufata umwanya kujya kubwiriza unongera kongera ufata akanya ugakoresha za mpano Imana yaguhaye ngira ngo nicyo gihe ngira ngo dushaka ko tuganiraho kuko zishaka gufata umwanya munini bihangane ariko narifite amatsiko menshi nta kundi wangenze dore ko wasobanukiwe ninza sinzayoboza amayira nzayoboza yego hari uburyo umurimo watangiye kuwukoramo wongeye kwisanzura urumva ururimo amaze kuba ushobora kubwiriza mu Kinyarwanda kubwiza mu Cyongereza n'izindi ndimi Igiswahili ushobora kuvugamo ubutumwa numvise hari n'izindi ndimi uvuga ntumbaza ubwoko izo arizo ushobora kuba ufite indimi nka 50 uvuga kuri iyi nshuro sasa hari uburyo wongeye gufata umva ubaye free wongeye kubwiriza ubutumwa uravuze ati ngewe none wongeye kuvuga Imana gati gaturike niryari byaje gute byagenze gute ubundi byatangiye kera muri 2018 nibwo natumiye abantu kuko narabwirizaga 2017 natangiye kumva ko burya ivuga butumwa ritarangira mu nzu gusa ubwo natangiye kujya kuri YouTube nta ntibirebwe n'abantu benshi ni bake pe babikurikira ariko nkashimishwa nuko bavuze ngo Imana iguha umugisha nabyumvishe uramfashije mukozi w'Imana Imana iguha umugisha bura rero biri ibintu by'ukuri abantu ubwo aho kugira ngo basebye abantu cyangwa banababwira ati ibyo ntabyo urimo y'umuntu akubwira ati niba baba babiri bakubwira ati wakoze ibintu byiza byadushimishije numva ko ibintu nkora bishimishije abantu kanashaka abana batazibagirwa umuco w'abantu b'Imana nabo tukayadufatanya umukobwa wanjye rimwe na rimwe kansobanurira numva ndakomeye nashinje YouTube channel muri 2017 ndakomeza na 2018 nibwo rero natangiye no kujya nyine ndirimba ku giti cyanjye kwako nta makorari yari ahari none amakorari atangira kugeza tugenda rusengero rw'abarundi n'abanyarwanda bakongomane rwari ruhari barimo turahuza imbaraga ko turahuza imbaraga buri wese yasengeraga nyine gutyo bari batarabana benshi muri sitini bamo bari benshi ariko batataniye kure bataramenyana ubwo rero noneho biza kugera igihe duhurira hamwe dukora umurimo w'Imana ubundi aririmba muri korari ariko mbere ho byari bigoye cyane kwa ko umuntu yajyaga gusemesengero z'abazungu nyine ugataha ukabasemana nzaririmba ryari nzatangira gutambira Imana ryari mbyine ugashaka n'ijambo ryagufashije ukaribura mbona rero ibyo bintu bidahagije ko tuzatubikora kuko nibwo natangiye kujya mvuga nerekana ijambo ry'Imana abikora mu kavuyo ntanabizi ariko akavamo abantu nka batatu komeza Imana iguha umugisha umva rero ndanezerewe impano yarakomeje ubu ndi umuntu utanatinya no kuba msigaye mfata n'ubutumire bakantumira nkabwira ijambo ry'Imana ariko ngitangira nyine ntarabimeye ko narindi mutoya nitinya ariko ubu ngubu ahantu hose amagara sinabura ikintu mvuga ku by'Imana yakoze no ntangira kubwiriza kuri YouTube mbwiriza mu masengesho mpagarira amasengesho mfite icyumba nyoboye cy'amasengesho mfite urusengero mbarizwamo ibyo byose turabifatikanya hamwe n'akazi n'umurimo w'Imana n'abana tugafata igihe buri wa gatandatu tugira gahunda yo gusenga n'abandi bantu Imana ifashije tugasenga Imana muri Ontario yego Ontario na Toronto harya ni Toronto yego Ontario iri muri Toronto iri muri Ontario natwe dutuye muri Ontario ubwo natangiye kumva ko igihugu ndi kumwe nagenda nyikamirika biri ko biraza umugabo yataye miliyoni ngo ahindukira to giceri cy'ijana biri ko biraza nanjye rero ubwo byo byose birimo biragenda biza kuvuga ubutumwa cyane umurimo w'Imana hari ibintu bavuze umbwire nibyo biriya bihugu ngo hamava amadini ngo asenga satani ariko satani yaroretse uzi kwigoma igoma hano hakurya iwacu idini risenga satani ryatangiye ku mugaragaro nukuri have you seen this ntago ndabiribona ndaje nkwere kurumirwa
yes abakobwa baba barimo bambaye amabikini nk'abagiye ku mazi bari kuramya Sekibi bamuvuga mu izina bamuramya. Imana turengere ngo ibyo bihugu hakurya iyo ngo abamangu ahantu ngo habara amatorero ngo ya Satani ngo bajya kuramirizamo Sekibi yego. hari iryo nigeze kubona nanjye nigeze kuribona ryanditseho Lucifer katika jina Yesu. yes so turaribona gutyo Fire turaribona gutyo uricaho nyine ukagenda. Ntiwajugumiye ntago wajugumira gute se ko ukorana nabo kugendana nabo ko tubana nabo abo basatani abo basatanike yego murakorana mu kazi ugakorana n'umuntu aziko ni bo uri umunyamwuka uramumenya ukamenya n'ukuntu umwitondera ariko ni isi yose sindinjira mu rusengero rwabo nta nubwo nduretse kubibona kuri YouTube nanjye ariko haraho nabonye byanditseho pe umva ko ari urusengero rwabo. Rero abasatanika n'umuntu muhura we akakubwiza ukuri akakubwira ati sinzigere numva uvuga Yesu sinzigere numva ugira gute ikindi kintu cya mbere sinemera Imana akabikubwira gutyo kandi nyine uretse ko ubwo iyo bigenze gutyo kwa ko umuntu abaza Imana yabo bazakomera ni handi umuntu ubona ko bata amaraso ya Yesu aho kugira ngo uvuge ngo in the name of Jesus taza kugukoraho kavanga amaraso ya Yesu. Aho rero ayo maraso ya Yesu hari yumva hari ikintu umupitse kikagenda kikamwotsa gasigara wani wa asigara abwira bagenze ngo uno umusatani kuriye kwa ko wavuze ibiri matumba ariko ntuvuge kuko bivuze yabona proof yo kujya kukurega kuko ntago haraho bitaba byeme byo kujya kunyemerere yawe ya religious mu rusengero mu bana. Rero ubishoboye vuga muri mirwa gafata amaraso ya Yesu maraso ya Yesu wanabyumva ukavuga ati umuntu umudayimana amaraso ya Yesu nuko hari n'uwo winjiramo nko twe dukora kwa muganga ukajya kwinjira nko mu cyumba arimo yakumva kubera ko uri umunyamwuka by'ukuri umunyamwuka n'abadayimoni baratinyana yahita kumva agahita avuga ngo Amina ntazongera kunyinjira mu cyumba ntazongera kamaza arizo na I don't like her avuze gutyo ni right yiwe bagahita kuvuga ati ntazongera kwinjira mu cyumba cye kandi uri umunazo wahageze abazimu batangira kujugumira baravuga ati ntazongere kuhagera ati hoya nanjye rakajya ncunga nta muntu ajya muhava nta maraso ya Yesu ajya kubata amaraso ya Yesu fire nuko muri rugasigara ukongeza bigendeye bakaza why I don't know mekavanga ari no gushya nuko uri n'urugamba rukomeye kavuga ati ndikumva umuriro ndikumva iki bya bindi nyine bakamuha ibintu nibi mu karuma down nuko ariko ugahita umenya uvuga kavuga ati Yesu ari mu kazi Yesu we komeza ushwanyaguze inkuta mubahe mutokesha sasa icyo ni kimwe kandi kinakomeye cyane umuntu ari kwibaza ari no gutekereza kuri ubu buryo umuntu ashobora kuba ubwo buzima umuntu ashobora kubamo urumva no kwakorera ubutumwa ntabwo ari ibintu biba byoroshye cyane ubwo urumva noneho usibye nko muri Afrika yenda bitaratangira kwamara ariko bumva ko niba byageze igoma uzashiduka yenda iryo torero ryafunguye Kigali kuko rifite sound proof rifite parking rifite ibigega rifite imirinda nkuba bavuga ati sukwemera kwa muntu se mu Rwanda ikintu cyitwa kwemera kirubahwa kwa muntu n'ahantu ku isi hose kandi nabyo abakristo tugomba kuba maso kuko hano niyo ryaba rihari bakaza bakavuga ati nibiki musenga hagati aho ngaho Satani yazanye amayeri menshi kuko babaye basenga ibigirwamana basenga Lucifer ntago baravuga ati dufite ibyo dusenga namwe mufite ibyo musenga byacu dusenga ntago wabyerekana n'abantu bayobeye kavuga terekana Imana yawe usenga nabo bakavuga terekana Imana yawe usenga ariko abanyamwuka bagira amakenga kandi Yesu niwe avuze ngo ntabizajya kuba ntamenyesheje intore zanjye Imana igenda iduha amakuru ariko n'ubu wasanga binahari ahantu hose ahubwo igikuru no gukomera ku Mana yawe ukizera Imana ariko babisenga byo nta n'umuntu ugomba kubabaza ngo musenga iki kuko n'abasenga Imana nawe ntiwarekana ngo musenga iki byo ni triki Satani yazanye cyane ariko umuntu agomba gukomera ku Mana ye naho abantu basenga Satani ku mugaragaro rwose bamaze kuza n'abarozi barakwiriye niki kuko bashaka gusenga ibyo bigirwamana ariko n'abarozi baroga nabo ntago ari abantu beza ubwo rero ibintu bibi cyane biri mu isi ahubwo twebwe tugomba kuba maso ariko hano wasanga bihari utabizi cyangwa bijyana abaye ntabwo ubona abapfumu se baza ngo ntereza amahembe ngo ngirane kuri YouTube ibintu bibona se hari ujye ubona bakora hose kwemera kwa muntu hano kurubahirizwa ahubwo mukomere ku Mana yanyu mukomera ku Mana ngo bazi Imana yabo bazakomera cyane tugasenga ikintu nabwira n'ababyeyi
kuragiza abana amaraso ya Yesu, abana amaraso urubyaro ya Yesu aho baryamye, ababigisha, ababatwara, abo bahura nabo, ni ugukomera cyane. Amasengesho niyo azakora umuti Pasi, naho ubundi biragoye, ibindi byose ni ubusa kabisa. Yego, kugira ngo tuze kujya no ku musozo wa kino gice cyacu cy'ikiganiro, ntabwo wagenda tutaganiye iby'umwuka. Turi mu bihe bikomeye cyane hano mu Rwanda, bino byo gufunga insengero, bimwe babyakira ukuntu gutandukanye, bane baravuga ati ijambo ry'Imana rigiye kuba kahebwe, ati se tugeze muri bya bihe Pawulo yavuze, ese nibyo koko Antikristo yatangiye gukora, n'ibindi byinshi cyane abantu bagiye bavuga. Ariko mbabwire ngo Yesu arashoboye kandi arakomeye. Yego, wamuvuga uri mu giti, wamuvuga uri mu modoka ugenda, Imana iha umugisha abantu nkunda ko nabwiriza ubutumwa bwiza mu modoka no mu masoko ahantu hatandukanye. Wamuvuga kuri YouTube nk'uko ababumva bakumva. Imana ntabwo ikeneye imibare myinshi cyane, irashaka umuntu umwe, uwo wenyine, naho yakumva agahinduka. Impundu ziravuga. Niyo mpamvu mbwira n'abavuga ubutumwa bo kuri za YouTube kudacika intege, cyangwa se umuntu ati ngo uvuge ubutumwa kuri YouTube n'ibindi nk'ibyo, ntazagira umuntu ubaca intege. Yesu arashoboye. Sasa Renzo ati ntabwo twajya tutaganiye ku by'umwuka kugira ngo numve hano mu Rwanda byanga byemera, cyangwa n'abadukurikiye bariyo hakurya mu kugaruka. Hari byinshi cyane wabwira itorero kugira ngo byose bigende neza. Urakoze cyane Pasi. Icyo nuko rero Imana ihe umugisha Amina Kids Ministry, ndetse ihe n'imbaraga power of prayers, imbaraga z'amasengesho. Ariko mama uzashinga n'itorero. Itorero naryo, itorero rirahari, dufite abapasiteri, gusa mvuga ubutumwa. Okay, mvuga ubutumwa. Mba mbona rero ugiye kwimikwa. Mane bime kuba pasiteri atari bya bindi by'icyokere. Mane nzamure mu ntera rwose. Ubona ibibera kuri social media zacu. Mba mbona ibyifuzo ufite nkavuga ni wagwa nk'ubushobozi. Banza ubona mfite ubushobozi. Hari igiti wajya uzengurukana uko ufite abantu kibitugu nazenguruka buri muntu wese ari uwo watera urushinge ukamuga ati ibintu ukora uri umukozi w'Imana, ntabwo ari byo wamenaho amazi, ariko Yesu nyine yite ku bantu biwe muri rusange. Hari ikintu byibuze cyajya gushimisha iyo social media zamuntu bavuga ati hari ibikorwa ndeba, cyangwa hari ibintu nishimira yena nkabireba nkavuga nubwo ari ibindi ujye ukubita amaso ukatuvaho wirukanka. Yes, ibintu bibiri nkunda cyane kuri media. Nkunda abaririmbyi cyane cyane, nkunda Jehova Jire. Harimo abaririmbyi nkunda cyane, turabakunda mu rugo iwacu. Gituma mbakunda nuko nabaririmbyi, si ukuvuga ngo nuko ari abadeperi cyangwa niki, ahubwo nuko mbona ari abaririmbyi kandi bagikomeje. Yego, iriya korali iramfasha cyane kuko ubona bari mu mujyo, ubona mbese bagerageza kwirinda iby'isi cyane. Undi muntu nkunda ariko ndakurikirana cyane ni umudamu bita Hortense. Ndamukunda ariko simukurikira. Kubera iki? Simbizi. Wumva mukunze? Ndamukunda, abantu bamuse kuri tazi zabo, dushoti twiwe ndadukunda cyane. Impamvu niyi nuko ibyari inyungu ziwe yabihinduye igihombo ku bwa Kristo. Hari ikiganiro cyiza bandyaneje bigeze bare mu kazi ari kumubaza ati uyu muntu rwose ko yari umuntu ukiriho fresheri akisiga gasa neza byamugendekeye bite. Arangije baza umugabo ngo sheri wanjye ngo ntukunze gutya ameze rata kandi ni myiza pe uko ameze biramubiri. Numva rero ko iyo umuntu akijijwe cyangwa se ushaka gufata umwanzuro, hari ibintu bike ureka kwa Kristo. Uriya mudamu njya mwigiraho ibintu byinshi. Rero kuri izi media hari ibintu tugomba kureka kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hari ibintu ugomba kureka, hari ibintu tugomba guta inyuma ku bwa Kristo. Byari inyungu z'umuntu bigahinduka igihombo ku bwa Kristo. Wow. Naka mugasevinga ahantu mukandika ahantu yemwe. Ego, reka ngushimire cyane. Shimire by'umwihariko abantu bose babanye natwe muri icyo kiganiro. Reka nsabe Amina uyu mwanya nguhereze watura umugisha kuri ubu bwoko bw'Imana, unasabira abana amaviza nabo baze gufasha imirimo muri Canada. Cyane rwose kandi Imana ibikore. Dukeneye abaririmbyi n'abacuranzi muri korali yacu. Urumva aho ndimo.
tuguhazane mu izina rya Yesu. amen. Data wa twese mwiza, Izina ryawe ni turagushimiye ryubahwe. kubw'iki kiganiro gito, ariko twaba turi kuvuga imirimo wakoze. Uri Imana igitanga, uri Imana ikinga ntihagire ukingura. Turagushimiye inzira waciye ku bwacu no ku bwa bene data, kandi tugushimiye no kubw'inzira ugiye guca. Mana data yo mu gihugu cyo mu ijuru, hari benshi bifuza amaviza yo kujya mu bihugu bitandukanye, abashaka ubucuruzi, abashaka imibereho. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo, wowe ushobora byose, aba bantu baha amaviza by'ukuri ari benshi bagiye badepoza, abashaka kujya gusura abana, hari abashaka kujya gushura inshuti, hari abashaka utuzi, hari abashaka imibereho. Utanga amaviza ku bantu bayagusaba, kugira abashaka kujya muri Canada habageze, kuko natwe wabikoze nta buhanga nta mafaranga tubisizemo. Abifuza kujya muri Amerika, muri za Australia, ku migabane iyo ari yo yose, utanga amaviza, ubohore viza z'abera. Kandi mu izina rya Yesu uha abantu guhamya no mu gihe kigoye, no mu gihe insengero zifunze, abantu baguhamye kandi bagukorere badatinya. Duhe gukiranuka rero muri byose. Umugisha iyi channel ya Impanuro TV, umugisha uzane abantu gukurikirana ijambo ryawe, ndetse aba ibiganiro bitandukanye. Umugisha uyu mwana w'umusore, kandi umugisha musabe cyane no kubwa neza ni muri iyi suka za muhanirezo ryiza. Wite kumfubye n'abapfakaje, abashonje, ababuze uko bagira, abatagira shinge na rugero barengere. Turagushimiye ko ujya ukora ibyo tugusabye, ugakora n'ibyo tutagusabye. Ufungura insengero z'abera, hari abadafite aho basengera batangiye guhangayika, hari abadafite amatike yo kujya ku musengero uzakure. Ukingura insengero mu izina rya Yesu Kristo. Abafite ibyo babuze mwami babasabye ubitange, maze insengero zifunguka, abera bongere kujya imbere y'abagushima guhimbaza. Turagushimiye ko ugiye kubikora, ugakora ibirenze ibingibi mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishobora byose baha umugisha rero, kandi barinde bagire neza. Imana ihe umugisha Amina's Kids Ministry, Imana ihe umugisha Amina, Imana ihe umugisha papa w'umuryango, kubera ko umuhate yagiye ashyira muri uyu murimo n'ubwitange agira. Kandi nawe mwese rero Imana ibaha umugisha, kubera ko mudahwema kubana natwe. Imana ibarinde. Bye. Amen. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.